Turongeye turabasuhuje cyane inshuti bavandimwe bakunzi ba NZIZA Business Group Limited. Reka twizere ko mukomeje kugubwa neza nk'uko duhora tubibifuriza aho muherereye hirya no hino ku isi. Muhahe muronke nk'uko rero mubimenyereye, iyi ni kampani yanyu NZIZA Business Group Limited, kampani yanyu idahwema kubagezaho imitungo itimukanwa igurishwa cyangwa se ikodeshwa, ari nako kandi tubasha kububakira tukabubakira amazu meza cyane nk'iyi ngiyi ndetse narenzeho mu buryo bwiza kandi bubahendukiwe. Si byo gusa, kubera ko kandi tubafasha kuyabyaza umusaruro mu byo twita property management. Niba ufite inzu waburiye abakiriya, wabuze abapangayi, yaba iy'ubucuruzi yaba iyo guturamo, zaba amapartement n'ibindi, turagusabye gana NZIZA Business Group Limited tugufashe kuzibyaza umusaruro, tugushyiremo abakiriya ndetse tunakurikirane iyubahirizwa ry'amasezerano mwagiranye. Ujye uvugana na konte gusa amafaranga yawe ageraho umunsi ku wundi. Hamwe na NZIZA Business Group Limited turakumanagingira imitungo yawe kandi neza mu byo twita property management, ari nako kandi tukubakira inzu nziza y'agatangaza nk'iyi ngiyi. Si ibyo gusa rero kandi kuko tugushakira ibyangombwa byo kuvugurura ndetse no kubaka, tukaba kandi twabigukorera. Komeza rero kandi subscribe wowe utarabikora cyangwa se sabone, kugira ngo tujye tubana umunsi ku wundi 5 kuri 5. Ntabatindiye rero nk'uko mwakomeje kubireba ku maskrini yanyu, ngira ngo murimo murareba amashusho y'inzu nziza cyane, inzu nziza cyane ya CADASTRE ikiri nshyashya yubakishije ibikoresho bigezweho kandi birambye. Iyi nzu rero turi kuyigurisha amafaranga kandi atari menshi habe na gato. Iyi nzu rero muri kubona iri hano mu mujyi wa Kigali rwagati nk'uko mwagiye mubibona, ikaba iri mu karere ka Kicukiro mu murenge wa Kanombe ahazwi nko mu Busanza. Ikaba ari inzu iri kuri kaburimbo, ni muri metero nkeya zitarenga 100 uvuye kuri kaburimbo principal. Ikaba iri muri quartier igezweho bari kubaka, iri guturwa ubu ngubu. Iyi nzu rero ikaba ifite ibyumba 4 binini byo kuryamamo, ikagira douche na toilette 3, salon, salle à manger ndetse na cuisine kandi ifite na stock yayo. Si ibyo gusa kubera ko iyi nzu ifite na annex ifite icyumba twakwita icy'umukozi, stock, cuisine yo hanze ndetse na douche na toilette byo hanze. Si ibyo gusa kuko ifite kandi parking na jardin bihagije. Iyi nzu reka yubakishije amatafari ahiye yose, ariko none ikagira finishing cyangwa se finissage y'agahebuzo nk'uko muri kubireba. Ifite inzugi nziza cyane, zo mu byumba za muvura, ikagira amadushe meza nk'uko muri kubibona, afite amazi ashyushye, ikagira kandi rwose cuisine nziza ngira ngo mwayibonye, ikagira parafo ya gypsum mu nzu yose, parafo nziza igezweho, ndetse ikagira n'inzugi nziza muri kuzibona z'ibirahure. Rwose ni inzu idasanzwe yubakishije kandi clôture yayo amatafari ya ruriba nk'uko inzu nayo ari amatafari ahiye. Iyi nzu rero ni inzu y'agatangaza, ntikwiriye kugucika. Ni inzu ishaka amafaranga make cyane ugereranyije n'aho iri, ugereranyije n'ibikoresho biyubatse. Ni inzu idakwiriye kugucika. Nyaboneka wowe ushaka inzu nziza ikomeye kandi igezweho yo guturamo. Ntabicishije amatsiko rero, ndagira ngo mbibutse yuko iyi nzu iri hano Kanombe, ahazwi nko mu Busanza, ariko kandi hafi cyane ya kaburimbo principal. Ndagira mbibutse yuko iyi nzu ishaka miliyoni 80 zonyine z'amafaranga y'u Rwanda, ariko ziri negotiable. Ntabwo ari uguca iteka, ntabwo ari ibiciro bya rura bitanegosiwa, ntabwo ari byo mu supermarket, nta nubwo ari byo mu mafarumasi cyangwa kwa muganga. Ni igiciro kiri negotiable, ni igiciro kiganirwaho, miliyoni 80, ariko ziganirwaho. Ukaza ukavuga uti nyaboneka inzu nayikunze, ariko ubushobozi bwanjye buhagaze gutya, ni kuri miliyoni 80
ukagereka nawe bitewe nayo ufite. Iyi nzu rero wayikunze waduhamagara kuri nimero zacu muzi muri benshi arizo 0788 48 67 cyangwa se 0781 si ibyo gusa ushobora kudusanga ku zindi mbuga nkoranyambaga zacu arizo Instagram, Facebook page, Twitter cyangwa se X, hose n'ubundi twitwa Nzuri Markets. Ari nako wajya kuri website yacu ya www.nzuri.rw, hanyuma tugakomeza kubana umunsi ku wundi 5 kuri 5. Waba ugurisha cyangwa ugura duhamagare. Ushaka ko tukubakira inzu nziza nk'iyi ngiyi bitaguhenze nabwo duhamagare, cyangwa se tugushakira ibyangombwa byo kwiyubakira no kuvugurura, hamagara kuri izo nimero nababwiye. Iyi rero ni Nzuri Business Group Limited. Turakomeza kubana umunsi ku wundi. Komeza ukande subscribe cyangwa se sabone, dukomeze kubana umunsi ku wundi 5 kuri 5. Turabakunda cyane. Ciao ciao.